ijambo ry'Imana riraduhuza twese, kandi iki gitabo ni igitabo gikomeye Imana yaduhaye kugira ngo twigireho amasomo yose aboneka mu isi, aboneka muri iki gitabo. Ushaka kwiga imibare ngo atsinde imibare, azige Bibiliya bwa mbere. Ushaka kwiga ukubaho mu isi n'amagambo amuyobora, azige Bibiliya. Ni igitabo gikomeye, ndagira ngo twese aho turi tujye tugisoma uko bukeye n'uko bwije. Ni isomo rikomeye Imana yadusigiye, n'urwandiko yaduhaye kugira ngo rutuyobore mu gihe turi hano mu isi, ariko rudutegurira kuzaba iwacu heza mu ijuru. Ndagira ngo mbabwire igitekerezo kimwe nasomye mu gatabo kandikiwe muri Amerika, i Nashville, k'umutegarugori witwa Josephine. Josephine yari afite umwana urwaye, amaze gukiruka indwara y'umusonga. Umuganga aramubwira ati, byaba byiza ko umwana wawe arya igi ritogosheje buri munsi, byibura mu minsi 10 cyangwa 15. Umugabo we nta kazi yari afite, hari mu gihe cy'ubukonje, kandi bari n'abakene, nta nkoko bari bafite. Araza abibwira umuturanyi we ati, muganga yambwiye ko umwana wanjye akeneye igi rimwe ritogosheje buri munsi. Umuturanyi aramubwira ati, none se ko Imana ari itanga byose, kuki utasenga ngo Imana iguhe igi ry'inkoko rya buri munsi? Ntibatinze barasenga, ariko Josephine yumvise ko Imana idashobora kumanura igi ngo irizane mu rugo rwabo. Hari muri winter, hari mu bukonje, mu mwaka w'1945. Nuko bamaze gusenga, Josephine akomeza imirimo ye, ariko mu gitondo bukeye yumva ijwi ry'inkoko rivugira mu ruzitiro. Inkoko ivuza urusaku irangije irigendera. Avuga ati, reka njye kureba. Ni iki mutekereza ko yabonye? Yasanze inkoko imaze gutera igi. Iki ni igitekerezo cyabayeho, ni igitekerezo cy'ukuri. Nuko iyo nkoko igaruka inshuro 8. Umwana ntiyabonye amagi 10, ariko yabonye amagi 8. Nuko nyuma y'iminsi 8 ya nkoko iragenderaho. Ndagira ngo babwire ko Imana yacu iturinda, kandi n'amasengesho yacu iyumva. Isomo ryacu ry'uyu munsi, icyigisho cy'uyu munsi, nakise ishuri ry'Imana ryo kuguruka. Bibiliya irimo amasezerano menshi yuko Imana izabana natwe nitwemera ikatuyobora. Twasomye mu Gutegeka kwa 2 igice cya 32. Ndagira ngo mwese abafite Bibiliya mufate Bibiliya zanyu. Gutegeka kwa 2, igitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 32. Muguma aho ngaho, ntabwo ndi buhave. Hari ubusobanuro bw'ukuntu Imana yafashije Abayisiraheli. Ndashaka ko ari byo turebera hamwe. Hanyuma ndaza kuvanamo igitekerezo kimwe cyangwa se igipande kimwe, aba ari cyo tuganiraho, aba ari cyo twigiraho. Kandi mwibuke ko navuze ko amasomo yose twiga mu buzima, amasomo yose duhura naho, haba mu buzima hanze, haba mu ishuri, haba mu rugo, haba mu rusengero tuza gusenga, agomba kutugirira akamaro mu buzima bwacu. Ese nibyo? Iyo umwana agiye mu ishuri akiga kwigisha, ni ukugira ngo azafashe abandi bashaka kumenya ubwo bumenyi. Natwe iyo twize bigomba kutugirira akamaro kugira ngo tuzabikoreshe mu buzima bwacu bwa Gikristo. Reka dusomere hamwe guhera ku murongo wa 9. Haravuga ngo, kuko ubwoko bw'Uwiteka ari bwo gakondo ye,
aba Yakobo ari wo mugabane w'umwandu we. Murongo wa 10, ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo, mu butayu butarimo abantu iwabo w'inyamaswa zihuma. Arabuyobora, arabukuyakuya, awurinda nk'imboni y'ijisho rye. Nkuko ikizu, hano muri Bibiliya yanjye ni Bibiliya ya kera handitse nkuko ikizu, nasobanura ko ari igisiga cyangwa se kagoma, nkuko umuvandimwe wanjye Jean Paul yasomye. Nkuko kagoma, nkuko ikizu gikangura ibyana byacyo, kikabihungiriza amababa hejuru yabyo, kigatanda amababa kikabijyana, kikabiheka ku mababa yacyo, niko Uwiteka yari umuyobora wabo wenyine. Nta mana y'inyamahanga yari kumwe nabwo. Yarabuzamuye ibutambagiza mu mpinga z'Isiyoni yo mu isi, Siyoni yo mu isi. Burya umwero wo mu mirima, abuha kunyunyuza ubuki bwo mu rutare, n'amavuta ya elayo yo mu gitare kirushaho gukomera. Murongo wa 14 ariwo ndi bugarukireho. N'amata y'inka n'amatamatama, abuha ibinure by'abana b'intama n'amapfizi y'intama y'i Bashani, n'ihene n'ingano zihunze zirushaho kuba nziza. Nk'uko urugimbu rwo ku mpyiko rumeze, wanyoye vino yenzwe mu maraso y'inzababu. Aha ngaha tubona uburyo Imana yarinze Abisirayeli, ikabakuyakuye, ikabarinda, ikabagaburira, ikabaha ibyo bakeneye byose. Nyuma mukomeje gusoma mwaza gusanga ko ubwoko bw'Imana bwagenje gute, baje gutera Imana umugongo burayibagirwa. Ariko ntabwo ibyo ari byo ndi buvuga uyu munsi, tuzashaka ikindi gihe tubivugeho. Ni iby'igikundiro rero kubona uburyo Uwiteka abana nabe, abamuhisemo abana nabo kandi ntabarekura. Igisiga gikangura abana bacyo. Bibiliya ivuga ngo nkuko gikangura abana bacyo, kigisha abana bacyo kuguruka. Imana nayo yabonye Abisirayeli ibigisha kuguruka, kandi natwe uyu munsi irashaka kutwigisha kuguruka. Nuko mureke rero turebere hamwe muri iki cyigisho giye kwita ishuri ryo kuguruka, ishuri ry'Imana ryo kuguruka. Ntekereza ko igihe ndarangiza twagombye kuba tuzi kuguruka. Hari intambwe indwi ngiye kuvuga igisiga kinyuramo kugira ngo kibashe kuguruka. Ndabanza nzibasomere, hanyuma turagenda tuzinyuramo imwe dukurikijeho indi. Intambwe ya mbere ni kwerekwa. Intambwe ya kabiri ni ukutagubwa neza. Intambwe ya gatatu ni akaga. Intambwe ya kane ni ugufata icyerekezo. Intambwe ya gatanu ni uguhindura icyerekezo. Ya gatandatu ni ugushyira mu bikorwa. Ya karindwi ni ugukizwa. Ndahera ku ntambwe ya mbere. Nagize amahirwe mbere yuko nyura muri iyi ntambwe ya mbere, nagize amahirwe yo kuvukira aho abenshi bita mu giturage. Mu giturage ni ahantu abakera cyangwa se naho ubu hari, ubu nta ahantu hose dutuye hari amatara. Mu giturage ni ahantu hataba amatara, utabona amatara nk'aya. Icyigisho cya mbere uhabonera ni uko wigira ku by'Imana yaremye. Nabashije kubona iki cyigisho tubona mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 32 ku by'Imana yaremye, ku bisiga, ku nyoni, ndetse no ku bindi biremwa Imana yaduhaye. Iyo igihe cyo kuguruka kigeze cy'igisiga, nako igihe kitaragera, igisiga kiraza kigahagarara ku cyari, kikagera gute? Kigakubita amababa. Nuko ibyana byabona uko nyina ikubita amababa, nabyo bikagira gute? Bikayigana. Ese biba bishobora kuguruka? Reka da. Ndetse iki gihe biba bitaratangira, ariko wenda bigitangira kumera utubaba dukeye. Ntabwo biba bishobora kugira gute?
kuguruka. Ariko icyo bimaze ni iki? Uko bikubita amababa bitangira gukomeza amababa yabyo, ndetse bigatangira no kugira gute, kwimenyereza, kuko byanze bikunze byaremewe kugira gute, kuguruka. Nicyo umurongo wa 11 tubwira. Nkuko ikizu igisiga gikangura ibyana byacyo kigahungiriza amababa hejuru yabyo, kuri iyi ntera abana b'iki gisiga baba bataramenya ndetse icyo kuguruka icyo ari cyo. Imana natwe yatwoherereje Yesu aza hano ku isi nk'umucunguzi, Imana hagati muri twe. Nuko Yesu atwereka uburyo tugomba kubaho ubuzima bwa hano ku isi bwo kwizera. Dusoma mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 8 ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Timoteyo, irwambere rwa Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 16 haravuga ngo ariko icyatumye mbabarizwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri nge uw'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazagira gute, cy'abazamwizera bagahabwa iki, ubugingo buhoraho. Imana ntabwo yigeze itureka twenyine, ntabwo yigeze iturekera mu mwijima ngo ndetse twifindurire ibintu ku bwacu, ahubwo yatwohereje Yesu aba muri twe ngo atubere urugero. Mwibuke ko Yesu yavuze ati umbonye ababonye nde, ababonye data. Niwe rugero tugomba kugenderaho mu buzima bwacu bwo kwizera. Paulo yabwiye Timoteyo muri Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 8 ati ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu muryango wa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe bubivuga. Uwo niwe cyitegererezo cyacu. Intambwe ya kabiri yo kwiga kuguruka ni kutaguga neza. Iyi ntambwe ya kabiri ibyana by'iki kizu binyuramo ni intambwe itoroshye. Umurongo wa 11 wa cya gice n'umundi cya 32 cyo gutegeka kwa kabiri wavuga uti nkuko igizu gikangura ibyana byacyo. Reka mbabwire, biroroshye cyane gukubita amababa wibereye hehe, mu cyari. Yavuga ibyana by'ikizu, ariko nakaga guhaguruka ukava mu cyari ugahagarara iruhande rw'icyari ukareba hasi ukuntu ari kure kandi ugiye gusimbuka ukagira gute, ukava mu cyari. Mu by'ukuri ibyana by'iki gisiga ntabwo biba bishaka kubikora. Kuri iyi ntera nyina ikora ikintu ibyana bitazigera byumva na rimwe kugeza igihe bimaze gukura nabyo biguruka. Nyina itangira gusenya icyari. Ibyana ntibiramenya kuguruka, nyina ikagira gute, igasenya icyari. Cyamara gusenyuka ibyana nta kundi bigomba kubigenza. Bigenza gute? Icyari cyamaze gusenyuka bigomba kugira gute, bigomba kuguruka. Tugarutse kuri twebwe rero, kuri iyi si Imana itwigisha kuguruka. Kuri iyi ntera dutangira kumva tutameze neza, ibibazo twumva byaturenze, tugashakisha aho ikibazo kiri ariko akenshi ntitukibone, cyangwa se tukaba tuzi aho gituruka, tukagira ubwoba bwinshi cyane. Ndetse umugaragu w'Imana Yobu yaravuze ati muri Yobu igice cya 30 umurongo wa 27 mu nda yanjye harahindurwa ntihagire ituze. Bishoboka kuba umuntu cyangwa se muri iki gihugu twavuga nka banki yakugurishije amafaranga ukaba utarashoboye kuyishyura, ikakubwira iti noneho bigenze gute, ndaje nutayanyishyura biragenda gute, ndafata ibyawe byose bigurisha. Bishoboka kuba ari ishuri, umunyeshuri uri kuri college, kuri CGF,
uri kuri universite, mwarimu yakwandikiye ati cyakora wari ukwiye gutsindira ku manota 15 none wabonye rimwe, wikwiheba. Ndetse bishoboka kuba ari ibyo twizeraga. Navuga mu cyongereza, abana bato bakunda kuvuga ngo my dreams are not coming true. Ibyo nizeraga ntago biri kuza ngo bibone, ngo bigereho, ngo bifate. Ikibazo gikomeye ni iki: nkuko ibyana by'igisiga biba bidashaka gusohoka mu cyari cya nyina kimeze neza gishyushye, natwe twibona tudashaka kwihangana n'ibibazo bituzengurutse. Nuko rero muvandimwe, mushiki wanjye, menya ko Uwiteka arimo asenya icyari cyawe, ashaka ko uhinduka, ndetse ashaka ko nanjye mpinduka, ashaka ko dusogongera ku byo tutigeze tubona. Ndetse natanga urugero rw'uko ashaka ko tugira icyo dukora ku bibazo dufite. Ndetse navuga subiye ku ngero natanze, ashaka ko wenda dutangira kureba uburyo bundi dushobora kubika amafaranga kugira ngo tujye mu myenda iturenze. Cyangwa se ashaka ko niba hari ibibazo twagiranye n'inshuti zacu twongera tukabireba, tukazana umutuzo hagati yacu. Yaba ari umunyeshuri se ashaka yuko niba waryamaga saa 2 ugomba kuryama noneho saa 5 ugakora kugira ngo urebe uburyo wahindura ibibazo ufite. Uko byagenda kose, kugubwa nabi cyane ku buryo tugubwa nabi cyane ku buryo biba ngombwa ko tugira icyo dukora. Ndetse umwe yaravuze ati, se inzu yawe umuriro wayifashe waryama ugasinzira? Bishoboka. Ikibabaje nuko hari abantu babaho ubuzima bwabo bwose kuri iyi ntera, umutima udatuje, bigakomeza bagakomeza bakagundira icyari cyabo nk'ibyana by'igisiga bifite ubwoba bwinshi, bagahitamo kugubwa nabi ubuzima bwabo bwose. Aho guhitamo kuguruka, baravuga bati, uko biri ahangaha ndi mu cyari, cyakora nzi igihari. Mbese ndamutse nsimbutse ninde wamenya ko bizagenda? Ningwa hasi nka sandara bizagenda gute? Bakigumira mu cyari, bakaho ubuzima bwabo bwose n'agahinda n'umubabaro. Ashaka ko turebera hamwe intambwe ya 3 ivuga ngo akaga niba mwibuka. Dusubiye ku gitekerezo cyacu, nubwo ibyana biba bidashobora kuguruka, ariko uko byagenda kose nyina ibisohora byose mu cyari. Impamvu mbivuga nuko nta na rimwe, ndetse hagize waba warabibonye yambwira, nta gisiga nigeze mbona cyamaze gukura kikakomeza kikicara mu cyari. Ibisiga byose mbona byakuze bigenda gute? Biraguruka. Nyina icyari ragisenya. Nuko icyari cyamara gusenyuka, ibisiga bikaguruka. Ndetse Imana rimwe na rimwe ituma akaga katugeraho kugira ngo tugenze dute, kugira ngo duhinduke, kugira ngo dukure. Abenshi babona bitubayeho bakiheba. Mbere yuko wiheba, banza wibaza uti, mbese Imana niki ishaka kunyereka? Kuki aka kaga kose kanzengurutse? Mbere yuko wiheba, banza ubaza Imana uti, mbese kuki watumye ntashobora kwishyura aya mafaranga nafashe? Imana iradukangura, tukababazwa cyane, itihanganirwa, bigatuma duhaguruka tugasohoka. Cya kibazo gitera agahinda n'ubwoba, akenshi tugira impanuka cyangwa se tugahura n'akandi kaga k'ubundi bwoko. Nk'ibyana by'igisiga rero, indiba y'icyari irasenyuka, tugasanga ntaho turi, tukabona ko tugomba kugira icyo dukora ako kanya ndetse bidatinze. Ntekereza ko ibi twese byatubayeho. Ntimugire ubwoba kuko ndabaha urugero rwa Dawidi.
umwami byamubayeho. Muri Zaburi dusoma igice cya 119:67 haravuga ngo ntarababazwa narayobaga. Wenda ndategereza kugira ngo tuhagerere twese icyarimwe. Zaburi igice cya 119:67 ngo ntarababazwa narayobaga, ariko none ngira nte nitondera ijambo ryawe. Byafasha akaga kugira ngo umwami Dawidi yige kwitondera ijambo ry'Uwiteka. Niba uri muri aka kaga uyu munsi cyangwa se ukaba ukavuyemo, mbese haba hari ikintu urimo wirengagiza. Ibuka ko Uwiteka yifuza kugenza kuguruka ugatumbagira nk'igisiga kagoma. Ashaka ko ukura mu by'umwuka. Intambwe ya kaga itugeza ku ntambwe ya 4 nise gufata icyemezo. Kubera tugira kaga kenshi bituma tuva mu cyari, tugomba guhitamo, ndetse turavuga tuti ubu ngiye guhita ngira icyo nkora kugira ngo iki kibazo mfite kindemereye bashe kugikemura. Icyari kimaze kugenda, twasimbutse ndetse turagenda tugana ku butaka mu buryo bwihuse cyane. Mu rugero rwacu rw'igisiga gifite guhitamo guhindura icyerekezo, kiraguruka cyangwa se bikagenda gute, kikikubita hasi kigasandara. Mu by'ukuri kubaho cyangwa gupfa, Imana kenshi itugezaho aho atari uko itwanga, ahubwo ari uko ishaka ko dukura cyane tugakura tukaba abantu bakuze mu by'umubiri ndetse no mu by'umwuka. Intambwe ya 5 iravuga ngo guhindura icyerekezo. Niba mukibibuka, nuko icyana cy'igisiga kirimo kugwa. Mbese niki kigomba gukora kugira ngo cye gupfa? Kigomba guhindura icyerekezo. Cyavuye mu cyari, kirimo kugwa hasi. Kugira ngo kidapfa kigomba kugira gute? Kigomba kurambura amababa kigaguruka, kigomba guhindura icyerekezo. Icyerekezo kigomba gufata ni ikihe? Kigomba kujya hejuru aho kugira ngo kijye hasi. Mu by'ukuri kigomba kugira gute? Kigomba kuguruka. Mu buzima bwacu, iyo duhuye n'akaga, iyo dufite ikibazo, hari igihe bisaba ko, ndetse akenshi bisaba ko duhindura icyerekezo. Rimwe na rimwe dutinda guhindura icyerekezo, ariko biterwa n'uko tutari twahinduka. Akenshi abakristo barwana n'icyaha, kikabababaza ndetse ingaruka zikaba mbi. Ndetse bamwe baza mu rusengero akenshi bakabivuga imbere y'itorero, ariko kubera nta kwihana ntibigire akamaro ngo bibafashe. Paul aratubwira ati mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 7:10, aravuga ati agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana, nako gatera kwihana kuticuzwa, nako kuzana agakiza. Ako gahinda nako kuzana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Dukurikije rero isomo, hashobora kuba hari abantu babiri bose babajwe n'ibyaha byabo. Umwe akagira agahinda kazana gukira, undi akagira agahinda kazana gupfa. Biterwa n'iki? Biterwa n'uko uwagize agahinda k'ukuri, agahinda ko mu buryo bw'Imana, arihana agahindura icyerekezo yari afite. Undi akihana ariko ntahindura icyerekezo. Mu by'ukuri
ntabwo aba yihannye. Ndagira ngo mubwire ko izi ni intambwe Imana itunyuzamo kugira ngo twige kubaho ubuzima bwo kwizera hano ku isi, twitegura kuba iwacu mu ijuru. Intambwe ya 6, humura ngiye kurangiza, gushyira mu bikorwa. Igisiga gishobora kwigisha ibyana byacyo kuguruka, ariko ntigishobora kubigurukira. Bigomba kugira gute? Bigomba kwigurukira ubwabyo. Muti se waba ubizi ute? Ntabwo nigeze mbona ibisiga bibiri biguruka bifatanye urunana. Igisiga kigomba kwigira kuguruka cy'ubwacyo. Mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 5 haravuga hati, kuko umuntu wese aziyikorera uwe, kadusubiremo, kuko umuntu wese aziyikorera uwe mutwaro. Mu rugendo rwa Gikristo buri wese agomba gushyiraho ake. Mbese bivuga ko tuzajya mu ijuru ku bwacu? Ashwida, ariko tumenye ko Imana ishaka ko tugira gute? Ko tumenya kuguruka. Mureke dutekereze kuri aya magambo. Inshuro nyinshi Imana yahaye abantu imigisha ari uko bari kugira gute? Ari uko bayumviye bagakora ikigize gute? Ikibabwiye. Ntabwo tuzajya mu ijuru ku bwacu, ariko dushobozwa byose nande? Na Yesu uduha imbaraga. Abisirayeli bambuka inyanja, ndabaha urugero. Abisirayeli bambuka inyanja itukura, baragiye bageze ku nyanja itukura, bigenda gute? Bati mbese turambuka dute? Nuko Mose arababwira ati mutambuke. Bashyize ibirenge mu mazi, ibirenge by'umutambyi bigeze mu mazi, by'abatambyi bigeze mu mazi, amazi agira gute? Aratandukana. Iyo bahaguma bakihagararira, byari kugenda gute? Nta cyari kugererwaho. Ndabaha urundi rugero. Bambuka Yorodani, nako niko byagenze. Ibirenge byabo byakoze mu mazi, nuko amazi agira gute? Aratandukana. Yesu akiza ababembyi 10, bahuye nawe, arababwira ati mugende mugire mute? Mujye kwiyerekana ku mutambyi. Bari batarakira. Nuko batangiye bagenda, bagira gute? Barakizwa. Igisiga kigakuguruka iyo kirwanye n'ingufu zigikurura zikijyana hasi. Muri make iyo kirimo kuguruka. Iyi ntambwe ya 7 ni ingenzi cyane mu buzima bwa Gikristo. Tugomba kumenya icyo dukora kandi tukagikora neza. Hangira nababwiye ko Imana itigeze na rimwe itureka. Ndetse niyo turi mu kaga gakomeye, Bibiliya itubwira ko ari bwo Imana ibitwegereye birushijeho. Iyi ntambwe rero ni nziza cyane. Niyo narangirizaho, iravuga ngo gukizwa. Ku murongo wa 11 ndawusubiraho. Haravuga ngo nuko igisiga kigira gute? Gitanda amababa kikagira gute? Kikabijyana. Ndashaka ko hagira umuntu muri ritorero uhaguruka akasoma umurongo wa 11. Kikabijyana, kikabiheka, ndetse kikabiheka ku mababa yacyo. Umurongo wa 11 gutegeka kwa 2 igice cya 32. Nuko ikizu gikangura ibyana byacyo, kigahungiriza amababa hejuru yabyo, kigatanda amababa, kikabijyana, kikabiheka ku mababa yabyo. Nuko urakoze muvandimwe. Nkuko igisiga gitanda amababa yacyo, kikabijyana, kikabiheka ku mababa yacyo, cyabivanye mu cyari kibizi ko hari akaga, ariko bigomba kugira gute? Kuguruka.
ariko iyo kiramutse kibonye hari umwe mu byana byacyo udashobora kuguruka, kigenza gute? Kiraguruka kikanyura munsi, hanyuma kikagera gute? Kikagiheka, kikagisubiza mu cyarayo cyari kiri. Niko Uwiteka abanye n'Abisirayeli, kandi niko abana natwe uyu munsi. Paul yabwiye Timoteyo ati, muri urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 11, no kurenganywa kenshi no kubabazwa kenshi n'ibyambereyeho muri Antiokiya no muri Lusitira, nibyo nihanganiye byose ngendanwa, nyamara umwami wacu akagira gute? Akabinkiza byose. Zaburi igice cya 34:19 aravuga ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Urwa kabiri rwa Petero ruravuga ngo igice cya 2:9, umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza. Nukuri Imana ntidutererana na hato, gusa tugomba kuba dukora ibyo itubwiye kugira ngo gukiza kwayo kutugereho. Isezerano twararihawe, tugomba kwizera tukajya imbere, tugomba kugerageza gukura nubwo tutari twabimenya, nubwo tutari twahagera, ariko tugomba kuba turi mu nzira dukura. Uwiteka aratwigisha kuguruka uyu munsi. Niba uri umuyoboke we nyakuri, menya ko iri shuri uzarinyuramo. Mbese ndamutse mbajije, izi ntambwe hari uko wari wazibona mu buzima bwawe? Wenda hari ujya wibaza impamvu uhura n'akaga, uhura n'ibibazo. Ndizera ko hari uyu munsi ubonye igisubizo. Imana yaduhaye ibyaremwe kugira ngo twigireho. Yaduhaye igisiga ngo turebe uburyo gihura n'akaga kugira ngo kimenye kuguruka. Ntabwo nzi niba hari umuntu uhagarara hejuru y'inzu ifite 3 metero ngo agerageze gusimbuka. Narabigerageje, uko byanyendekeye navunitse akaboko, banshyiraho sima imara hafi amezi 3. Ntashobora kukanyeganyeza, ntashobora kugenda ngo nikarabye njye ubwanjye. Igisiga ntabwo kiba kiri muri 3 metero, ahubwo kiba kiri hehe? Kiba kiri mu giti hejuru. Nakaga gakomeye. Niba akaga kakugeraho uri umukristo, mbere yuko wiheba banza wibaza uti, mbese Imana n'icyo ushaka kunyigisha uyu munsi? Imana ishaka ko wiga kuguruka. Wemera wakwanga, izagushyira mu ishuri ryo kuguruka. Ntabwo nshaka kubatera ubwoba, kuko ntabwo ndi umutezi w'ubwoba, ahubwo ndimo kubasomera ijambo ry'Uwiteka. Izakunyuza mu ishuri ryo kuguruka. Mbere yuko ukandagira mu ijuru, uzabanza ugere mu ishuri ryo kuguruka. Ndetse tuva hano mu isi tuzagenda gute? Tuzagenda tuguruka. Mbere yuko ukandagira mu ijuru, uzabanza uguruke. Wabyanga wabyemera, ishuri ry'Imana ryo kuguruka uzarinyuramo. Wange wemere uri umukristo, uzanyura mu ishuri. Ibyiza inama nakugira rero ni iyi: emera Imana ikwigishe kuguruka, maze uzibane nayo mu ijuru.